byagenze bana bivuze nimugoroba bavuze ati ngo ingike dushaka no kudireyinga ino ndirimbo ntirisi igihe tutazi cyane narindi ukubwira ntabwo sowe yigeze ifata man ino ndirimbo niba mwarayumvishe sikosa ni nziza ku buryo ndakubwiza ukuri ino ndirimbo nubwo ari kumara n'iminsi 3 ni nayo ni myinshi itaruzuza 1M n'iminsi 2 nabyo birashaka ko ino ndirimbo ni nziza pe sibyo kandi urumva ko indirimbo yabaciye mu matwi barayumvishije barayumvishije ahubwo barahateka kankubaze gateka kankubaze niba mushaka amatiku n'urwango ni mu bivuge ariko kankubaze bya contract tuguyemo nta contract iri hano n'urwango oya uretse gato hano batubwiye uretse gato hari umuntu umbwiye hari uvuga izina rye arambye ati Godfather ntabwo mu masezerano element afitanye na 155 harimo ayi ubuhanzi bwe na producer gusa uretse gato ubu none utangiye kubyuba waguhaye message nagiye ayimpaye uretse gato ntabwo uza kugura ngaho yivuge neza uza kungura kanyisome aranditse ngo urukumva hari ahantu biraza kugira tuyoberwe niba hari n'umuntu utanze amakuru batubeshye uretse gato oya ambwiye ko uretse gato umuntu ambwiye ko uretse gato uyu muntu ambwiye ko uwo muntu ninde oya uvuga ntari ntabwo njye mvuga source y'amakuru umuntu ambwiye Shondoroketa kubwiye ngo iki ndava kuri live yanjye ndumusa ntabwo njye mvugana na Shondoroketa kandi urabizi ko ntajya mbikora deka turabizi ntabwo ibyo bintu bombo platina umuntu usagubwiye amakuru yiwe nuvuga ko nabwiye na Shondoroketa ahanga uri kunje ntabwo bikunda gahunda iteye irya nituza kuvuga hano ngiye mpamvu nafashe umwanya genda rebe tweet nakoze ejo bundi naribajije kubera iki mugende muri tweet nakoze neza uretse gato uyu muntu aravuze ngo message urayifite reka nabibonye ko hano nukuvuga ngo we baravuga ko ahangaha tugiye kugira ngo duce amazimwe ibintu ntibize kuba amatiku bize kurangira gutya ari mpamvu nabwiye ko umuntu uri buze kugira urufunguzo rw'ibi bintu siko bimeze Kade agomba gukora statement kuko biravuga ko Kade yamaze kwishyura element amafaranga yose nta mafaranga mufitiye yakora kuko avuga ko yamwishyuye ku ruhande rwa element mugerageze mu byumve ntabwo nshaka ibintu bize kuba amatiku ku ruhande rwa element we element agomba gufungura kanwa kavuga ibyo avuga ati nyitangazamakuru tingiza amakuru n'umutinganye n'umugore kuri ashobora kuvuga so ibintu biteye gutya ninde susha batinganye kuvuga Eric se mpungo yabaye abirimo ngako kwereka uretse gato Nanis de Kati niba Kade avuga ko yishyuye element amafaranga nta dena mufitiye ariko 155 ikaba iri kumunaniza gusohora indirimbo bitewe n'amasezerano bifitanye element naze ace ibi bintu bitarazana umwuka mubi element azavuga ati narishyuwe nta kibazo mfitanye n'aba bantu nakubwiye ngo iki uretse gato message ndayiguha umuntu arambwiye ngo reka nyisome arambwiye you need to say this kwa sekunde uretse gato kubijyanye n'ubuhanzi yabyanditse nabi wihanga niba biri kuncanga kubijyanye n'ubuhanzi bwe reka ndabizi ko yifite kubijyanye n'ubuhanzi bwe nta contract afitanye na 155 AM y'ubuhanzi bamufite mu biganza nka producer not nk'umuhanzi yaramwishyuye nta mafaranga bamugomba baramwishyuye nta mafaranga bamugomba ahubwo bo bababajwe nuko Beni abatsinze akaba akoranye na producer wabo baramukanze uretse gato baramukanze kugira ayivemo ngo badaseba tugende gatoya hanga tugende gatoya sibyo element ni element ni rugabagara ni ikigoryi ki ku buryo abantu bashobora kumukanga mu bintu bitari mu masezerano ntudusomye iyi message uretse gato turi muri Kongo man turi Burundi tubafite documentation usomye ubutumwa uretse gato tugende gato mufitanye ariyo mpamvu dushaka kugira uzamubabaza ngo uzamumenasa reka duhumurize element uri kumva twumvikane rero element uretse gato element ahubwo nabyitwarama nabi element araza gucika amazi element naso ngiye kuvuga iki ngiyi my point ni ngiyi ofete tunasoza urumva element nuramuka wemeye yuko uva muri no ndirimbo ngukora ko ibintu barimo kugukangisha n'ibiki byose bazakora mu gihugu kigendera ku mategeko nk'u Rwanda uzi kuri mukuri ukava muri no ndirimbo uracika amazi forever kakumbwira ikintu kimwe de Kati element simuzi
biraho ndakubwiza ukuri ko ibingibi Element ari kwiririsha. Element aravuga ati ni mu mufungo mwanyemereye indirimbo isohoke nyirimo. Udusomeye amakuru y'umuntu akwihereye none utongeye gusubira ibingibi Element ikintu ashaka kumva nawe Brian uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi urashingira kucyo ubwira ngo umugabo nka Element ufite ubwanwa urongora umukobwa aje karongora undi ko bamuteye ubwoba. Ariko umva byumvikana ijambo ni rya reka nkubwire twe hano umva nkubwire wivuga ngo umuntu nagashobora kugutegeka mani sibyo ibyo bintu ibintu uri kugira ngo ni ibintu byoroshye kandi ni ibintu biremereye byatari era niba ari muri 155 wenda uyu munsi tukaba twaragiye twumva ngo hari amabifu ngo ari hagati ya Debeni ngo na coach wenda ejo twumva ngo ele ngo na Brice urumva nako ngo Debeni na Brice urumva ko ibyo bintu by'amabifu n'ubundi ubwo bihoraho nyine bihoraho ibintu byabaye ikindi Element hari n'umusore bita King Pazo baramubwiye ngo we nitugufata ngo tuzagukubita. Reka nyamara rero uravuze ko tugiye gusoza, reka nze nkubwire ikintu kimwe sibyo. Niba turanga mu by'ukuri dushaka kugira ngo uyu muziki n'aya makimbirane ntagaruke, uyu muziki tuwubungabunge nkuko mumaze igihe mubikora. Kubungabunga umuziki ikintu kigiye iyi ndirimbo muvuze ko twese twabisha indirimbo sibyo. Element uri live ubyumve cyangwa se mubimwohereze ubutumwa mu bufate ntagire umuntu n'umwe ugukanga as long as uzi kuri mukuri indirimbo ugomba kandi noneho na Kade nawe Kade ino ndirimbo niba bashaka kuyikuramo Element ngo ayivemo nukuri nuyisohore nawe nusohoye iyo ndirimbo nusohoye iyo ndirimbo Element atarimo. Kanze nkubwire rero ubutumwa ikosa rya mbere bukoze uraba ugambanira bagenzi bawe icya mbere ntabwo muri kabiri uraba ubaye complicity y'ikintu cyitwa mafia style muri no game n'inganzwa byose inganzwa mu buganzwa kanze niherekade ubutumwa reka niherekade ubutumwa. Element agomba kujya muri no ndirimbo. Element ntibamukange ino ndirimbo yarishyuye indirimbo warayishyuye byararangiye nimba mu mategeko bidahari n'ibiki byose byo gwamangana umuntu saa 9 z'ijoro mukamumenasa mukamubwira ati tuzakubabaza antiri ngo wicujije. Ibyo ntabwo bishoboka man. Ibyo ngibyo n'amategeko agomba kubihana man. Uko n'ugukanga umwene gihugu uretse gato Element aracyari umukozi wa 155 dufite niwe muhanzi dufite kandi indirimbo yanyu ni nziza wemeye kuyipostinga man ejo bundi mwese mwarapostinze man flyer nziza uri gukoresha muri bari amaranga mutima Brian urimo gukoresha amaranga ariko rwose oya ngewe Kade nanjye ndabimubwiye ira ndirimbo nidasohoka harimo batatu bazayireke ntizigere nibishyure indirimbo isohoke c'est tout. umaze gusomera ubutumwa aha ngaha ntago muza gufata abantu muri gufata Rwanda mukarugira Burundi cyangwa n'ikindi gihugu nta biterabwo baryemewe nta byitera urakoze cyane bibwira bari bahama okay Element bampamagisha saa 9 z'ijoro yes or not mu butumwa nsomye bakoze inama ari kumanywa mu butumwa nsomye bivuzwe ko barampamagaje bakoze inama nk'umukozi wabo kandi n'umukozi wabo bagomba gukora inama si umukozi wabo se gukora inama ntago ari gukanga mukanga ari kujya kubarega ntabwo ntabwo ari umwana ibintu byose biba ku bajene bani Kigali ngo bose barega ariko umutipe ari gukimana aho utazi kugenda ariko reka nkubwire Godfa sinzi ukuntu byagenze ndabizi neza yuko ushaka yuko umuziki nyarwanda utera imbere nta makimbirane arimo uyu munota nanjye reka nkubaze ejo mu gitondo indirimbo nisohoka buretse ejo mu gitondo indirimbo nisohoka irimo Kade na Debeni nyine biragenda ukibagiza indirimbo nisohoka ejo indirimbo nisohoka irimo Kade na Debeni wenyine yavuyemo mbwira comment yawe ya mbere uburetse gato ntabwo iyo ndirimbo nakwemera kwisohoka twarwanya ntisohoke byaba bibabaje uretse gato Dekade Kade biravugwa ko ntabwo hari umuntu unyoreje message ntabwo rivugwa ari we ambwiye ko Kade yishyuye Element amafaranga yose ya Korabo yaramwishyuye ariko andi makuru mfite bivugwa ko amafaranga yishyuwe ari miliyoni 2 zo gukora audio ari zo gukora indirimbo nk'umuproducer. Amafaranga ya Korabo ahanga biraza kwitwa ibihuha kugira ngo Kade ubwo bivugwa ko hari umuntu mpaye message kandi ziko ari umuntu wa hafi wa Kade avuze ko yishyuye Element amafaranga yose. Ibintu ni bibiri rero niba yarishyuye amafaranga yose Element indirimbo igomba gusohoka niba ihari video irahari ariko amakuru mfite nuko video abo basore batayifite video ifitwe na 155 twumvikana
niba rero bayifite uretse gato kaduca impaka Kade iyi nkuru ivuye ku muntu w'inshuti wa hafi wa Kade umva nkubwire rero kandangize kuri aka kantu kugira ngo nanasezere reka udusezere ariko uzi yuko ino ndirimbo Godfather nta niyo afite urakoze cyane ubwo ntayo mfite nta kibazo ariko nta nubwo ngiye no kiragenda n'amanajya nimba ari makuru ufite ngo indirimbo iri muri 155 nuvuga ngo that's the biggest misinformation I've ever seen in my life. Okay, nta kibazo ufite misinformation, that's why we are here. We are here to change. Bimeze indirimbo ni ya Kade. Ndabizi ko izima ya Kade. Director barayirangije muhereza. Kansoze kano kantu. Niba amakuru ava ku bantu ba hafi ba Kade, bivugwa ko Kade yishyuye Element amafaranga yose. Nta dena mufitiye. Urimo kunyumva? Kade arabuzwa n'iki gusora indirimbo Element arimo. Gwahidi nayisohora niba yarishyuye niba yaramwishyuye atayisohora kumvikana erega kadarumvikana na erarumvikana ikibazo byose erahamagara kadakabimu ikibazo niba yarishyuye indirimbo nta deni bafitiye Element ikibazo afite nukumumenasa hano dusasa inzobe uvuze ko hano tubonye amakuru ko Kade yishyuye Element sibyo nta deni nabo barabizi Kade ararwana niki niba ari muri business nafata indirimbo umuhanzi umuhaye collab yaramwishyuye nta cyamubaza afite n'abandi indirimbo y'abanyarwanda akajya kuvuga ngo indirimbo ngo ndayivamo ngo mumvanemo ngo kwera ko bankanze nicyo kibazo nicyo duteranyije aha ngaha right now no Element rero nasohoke sibyo ibintu ni bibiri aya mafaranga Element aremera gusubiza amafaranga bamuhaye kugira ngo ajye muri indirimbo niba bashaka kuyisohokamo kuki atabisanga ariko se kubera icyo arinda kuyisohokamo kandi muri gufata Element muri gufata Element mukamugira ngo wowe bigeze bamumenashije amubwira ati tuzakora ibibazo by'amafaranga nase niyo ntashaka kumva none nacyo ushaka kwivugaho nimba kuko byabaye iramutse ihari uretse gato iramutse ihari byaba binerenze n'iyi live habayeho menasi yo gukanga umuntu ngo bazamugirira nabi ibi ngibi twakora ubuvugizi umwana akarengano gatazanagonga ni nacyo tukiduteranyije aha right now ibyo rero nukuvuga ngo icyo ni ikiri bitandukanye n'iyi ndirimbo bahite badukorera gasho iyo ndirimbo bahite bayisohora isoke twirire sho ibi indirimbo na menasi yakorewe umuntu Kade indirimbo ntuyifite shyira umuzigo hanze none turebe bazaje iyo kontra bazayijyane mu mategeko ariko ibyo avuga ngo muzamenasa umuntu ibyo ntago birimo shyira umuzigo ibi ngibi rero reka nze nkubwire ko umuntu uri inyuma yo kundirimbo bidasohoka uvuga ati ni Element nareke gukina abantu Element aravuga ati mu amafaranga munsigayemo Element yagiye mu ndirimbo akora audio amaze gukora audio ajya muri video ngo ntagashaka isohoka ku munota wallahi Element baravuga ati wa logic kandi ibintu uzabimbwira nyuma Element baravuga ati mu amafaranga yanjye indirimbo yanyisohoka oya papa nareke gukina abantu uduhaye abantu babiri bakwandikiye kuvuga ko yishyuwe kandi ariko se none se Godfather we bakubwiye yuko Element bamurimo amafaranga ngaye kugira ngo irasohoke urakoze cyane Element mbere yuko bajya Tanzania uri kunyumva bivugwa ko ninjya nkoresheje ngo bivugwa ko bivuze ngo ibyo bintu ntago bihagazeho nta evidence kuko ngira evidence ifatika nibyo nabwiye nko nango muri kuvana ibyo mwabwiye ntago mufite inyandiko nta na notero wabisinyeho biravugwa ko mbere yuko bajya Tanzania bamaze kwishyura miliyoni 2 bamwishyura nka producer bagombaga kujya Tanzania ariko umukire wa finance iriya ndirimbo ari we Jimmy yemerera Element miliyoni 20 ariho hari izo 20 rero nongere ngusubize misinformation mfite watangiye uvuga ngo nizare kritema gase gato yariko uretse manzi nyumve yabivuze yuko nyine reka aho nongeye kugaruka nkubwiye nta 155 iziramo muraza kunyumva kandi njye muraza kumva point yanjye noneho Element abwira abo bakorana nabo ngiye Tanzania gushutinga nabonye ikiraka umukumva uretse gato waburetse gato yariko byabaye nta muntu numwe ubizi waburetse gato that's not true nyine reka nze mvuge iyo that's not true ariko reka nkubwira amakuru that is not true okay Element aragenda abo bakorana nabo company imufite uretse gato basebuje baramubaza how much money uretse gato oya turekera aho ngaho urabona kuko nari kubibira n'amarangamutima yanyu muri kungira uno munsi urantu reka twongere tuvuze amarangamutima yanyu twumvikane neza ibintu nakubona nibwo bwa mbere nakubona ibintu uri kubyumva neza ku murongo ariko ntabwo nyafata side ntabwo nyine amarangamutima yanyu oya nta kibazo ushaka kuvuga ko side niyo ufashe kaba ari wrong ikibazo
ya nta kibazo urashaka biologic urimo avuga yuko Element indirimbo yakoreye hanze ya 155 akajya yikora bugegera nyine kugira ngo bashibuje batabimenya yagiye kujya muri Tanzania arabahamagara ababwira ati ngo ngiye gukorana indirimbo na The Ben ngo baramureka aragenda nyine biologic nibuzi game ino game yumva neza kandi ntabwo dushaka kuvuga ko utayizi ntabwo nyizi oya nta nubwo nyizi ariko murangiye we mbere yo kugenda ndakuzuye live yarangiye umva gato harya we barangiye bivuga ute man utagendana oya byarangiye wese uravuze ngo live ntabwo yizi logic Element yahamagaye coach Gael na Bruce Melody muvana amarangamutima muri iyi kese muvana amarangamutima muri iyi kese Godfather nukuri reka muvana amarangamutima muri iyi kese mujye kwa business dusa amarangamutima kandi umaze gusoma message ukanavuga ngo iyo